ndabyibuka ko umuntu wa nyuma nzibishe ni umugore wa marume uwo twari twihishanye kubera inzara no kutabona icyo umwana yonka. Umwana ararira, abari bari hafi aho ngaho bashakisha abo bica, bumva ko harimo umuntu, baje nk'iyagatera, baraza bakuramo wa mugore wa marume, ariko njye ntibambona. Baramujyana bamwinjiza iwe mu nzu, inzu y'amategura ndayibuka. Icyambwiye ko bamwishe, nagiye kubona mbona umuvu w'amaraso unyuze munsi y'urugi usohotse nkureba. Mbona basohokanye kakana k'amezi 7 bagafashe nk'uko mfashe iyi telefone, bashyira hanze mu mbuga. Yafashe ubuhiri akubita mu mutwe wako rimwe. Wari umaze kubica mfata ukuboko aranjyana anyicaza imbere y'iwabo ku giti cy'avoka cyari gihari. Aranyitegereza arandeba arambwira ngo ngiye kukugira nkuko nagize abandi. Ndaceceka. Ukuboko kumwe kwe gufata igikanu cyanjye gutya, ukundi gufata wa mupanga ukiri kujejetaho amaraso. Nta mbabazi yari afite. Iza atagiriye uw'amezi 7 ntabwo yari kuzigirira uw'imyaka 7. Aramanura agiye gutema, habura nka santimetero urutoki ngo umupanga ugere ku gikanu, ukuboko kuri broka. Nagize umugisha, narawugize wo kumva ijambo rya nyuma mama yavuze mbere y'uko apfa. Baba bamutemaguye avirirana, afite ibikomere umuntu atabona uko asobanura. Aransindagirana anjyana mu baturanyi, arababwira ngo ngewe ubuzima bwanjye burangiriye ahangaha, ariko nimugira umugisha gukomeza kubaho muzanderera umwana. Yijishura igitenge yari yihambiriye mu nda kubera inzara, kubera gusonza. Bajyaga bafata ikintu bagahambira inda. Arakijishura, arababwira ngo n'ubundi nihambiraga kubera inzara, ubuzima bwanjye burangiriye ahangaha. Iki gitenge muzadodesherezemo umwana wanjye agashati, basajya kareba nyibuke. Haraho umubyeyi agera akananirwa, yarabuze icyo akora. Aranyitegereza, mbona amarira ashotse mu maso, ariko ashokera mu maraso. Arambwira ngo mwana wanjye ngusize mu maboko y'Imana. Abafite amaboko mazima twese tuyaramure dusuhuzanye, duhe Imana icyubahiro. Imana ibahe umugisha. Ndashimira Imana ko nanjye ngize umugisha wo kuba hano, kandi dufite amashimwe y'iby'Imana yakoze. Turabahamya bo guhamya yuko Imana ikora. Yohana yaravuze ngo iyo amaso yacu yabonye, iyo amatwi yacu yumvishe, iyo intoki zacu zakozeho. Nzafata ibimungisha Imana, bigira impamvu yo kuyegera. Nzaririmba izokuresha, ngeze ku musozo w'urugendo. Ntabwo nzicuza kugukurikira, mfite impamvu zibifatika. Ntabwo nzicuza kugukurikira, mfite impamvu zibifatika.
hejuru y'Imana. Haleluya. Sinabona amagambo ahagije nkoresha mvuge gukomera kwawe, gutuye indirimbo uyakire ikuye amashyi yanjye. Sinabona amagambo ahagije nkoresha mvuge gukomera kwawe, gutuye indirimbo uyakire ikuye amashyi yanjye yose. Nta magambo ahagije twabona, nta magambo ahagije twabona ahwanye no kuvuga uburyo yatwimanye mu maboko y'umwanzi. Ntayo twabona ahwanye no kuvuga uburyo twayibonye turi mu kaga n'amakuba. Ntayo twabona. Niyo tubivuze ntitubivuga bingana n'uko yabikoze. Inyuma yawe hari ingabo zishinzwe zoherejwe n'Imana itabera urengana. Reka dusome ijambo ry'Imana ubundi tuze kuvugaho gakeya, maze tuzakomeza tuvuge kugira neza kw'Imana. Mucuranzi aze kuguma hafi maze dusome mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli ibice 16, ibice 16 duhere ku murongo wa 3 tugeze ku wa 6, turasimbuka dusome n'umurongo wa 8. Ezekiyeli ibice 16 umurongo wa 3 tugeze ku wa 6, dusome dusimbuke n'uwa 8. Hari ijambo rivuga ngo uvuga uti n'ukuri nuku niko umwami Uwiteka abwira ab'i Yerusalemu, inkomoko yawe na kavukire yawe uwo mu gihugu cy'i Kanani, se yari Umwamoni nawe nyoko yari Umuhetikazi. Kavukire yawe umunsi wavutseho umukungwe wawe ntibawushariye kandi ntibakujabuye n'amazi ngo ubonere, ntabwo waruhije usigwa n'akamuri habe no gushyirwa ku twahi tw'impinja. Ntawakurebanye imbabazi kugira ngo agukoreho ibyo akugiriye ibambe, ahubwo watawe ku gasozi ku munsi wavutseho kuko wagawaga. Nuko nkunyuzeho mbona wigaragura mu ivata ryawe, ndakubwira nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Nukuri ntarakubwira nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Murongo wa 8. Nuko nkunyuzeho ndakwitegereza mbona ugeze mu gihe cyo kubengukwa, maze ngutwikiriza umwitero wanjye, nambika ubwambure bwawe, ndetse narakurahiye nsezerana nawe, maze ubu wanjye nuko umwami Uwiteka avuga. Amen. Dusoreze mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka ibice ni 10, duhere ku murongo wa 30 tugeze kuri 33. Yesu aramusubiza ati hariho umuntu wavaga i Yerusalemu amanuka i Yeriko, agwa mu gico cy'abambuzi baramwambura, baramukubita barigendera, bamusiga ashigaje hato agapfa. Nuko umutambyi amanuka muri iyo nzira, amubonye arakikira arigendera. N'umulewi nawe ahageze abigenza atyo, amubonye arakikira arigendera. Ariko umusamariya wari mu rugendo nawe amugeraho, amubonye amugirira impuhwe, aramwegera amupfuka inguma, amwomoza amavuta ya elayo na vino, amushyira ku ndogobe, amujyana mu icumbi ry'abashyitsi aramurwaza. Bukeye bwaho yenda idenariyo 2 aziha nyir'icumbi, atumurwaze, kandi ibyo uzatanga byose birenze ku byo ngusigiye nzabikwishyura ngarutse. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana, ndibuze gutangamo ubuhamya ho gatoya. Ijambo rivuga ngo nubwo hari abatifuza kubaho, ariko Imana irategetse ngo genda ubeho.
bwira uwo mwegeranye ngo nubwo hari abatakwifuriza kubaho ariko Imana itanze itegeko genda ubeho. Turi mu minsi 100 yo kwibuka bacu bazize uko baremwe. Nta wigeze ahitamo uko avuka, nta n'uwigeze ahitamo aho avukira. Numvisha ubuhamya bwatanzwe ku munsi wa mbere wo gutangiza kino cyunamo urwego rw'igihugu ku rwibutso rukuru rwa Gisozi. Umva umugabo watanze ubuhamya avuga ko hari ibihe yabayemo akajya agira ipfunwe ryo kuvuga ko ari umunyarwanda, ariko haza no kugera igihe yumva ari fiyeri yuko ari umunyarwanda. Hari ubuzima twabayemo duhorana ipfunwe ry'uko tubayeho, ariko niba hari ikintu nshimira Imana nuko ndi umunyarwanda. Numva ndi fiyeri yuko ndi umunyarwanda. Bibiliya igaragaje uyu mwana wavutse ku moko abiri atandukanye, ngo se yari umwamoni, nyina yari umuhetikazi. Barashakana babyara umwana. Naratangaye, ari iwabo w'umukobwa ntibashaka umwana, ari iwabo w'umuhungu ntibashaka umwana, n'abamubyaye ntibamushaka. Nibura bijya bibaho, ariko niba hari umuntu nasanze wizirika ku mwana ni nyina w'umwana, ariko uyu we na nyina wamubyaye yaramwanze, ngo munsi yamubyaye ngo amuta ku gasozi, yewe ngo ntiyamukura n'ivata mu kanwa. Ngo kubera iki? Ngo yaragawaga. Uyu mwana nta numwe wari umufitiye ibambi, nta numwe wari umufitiye imbabazi, ntawe. Ngo n'abamunyuragaho ngo nta wamugiriraga neza, ngo nta wamugiriraga ibambi, ngo kubera ko yagawaga. Ngo ariko aho bamutaye ku gasozi, aho bamutaye, ndashimira Yesu wadusanze aho badutaye. Umukozi w'Imana avuze ubuhamya bw'inzira ndende yanyuzemo kugira ngo abageze ahangaha ageze. Ngo ariko Imana imunyuzeho ibona nubwo nta wigeze amugirira ibambe, imurebye ibona akwiye kubaho. Ndashimira Imana yaturebye ikabona dukwiye kubaho. Isi tifuza ko tubaho, Imana ikabona dukwiye kubaho. Ngo iravuga ngo nta kindi mvuze, ndategetse genda ubeho. Muri baho y'Imana harimo byose ukenera mu buzima. Hari umuhanzi waririmbye aravuga ngo uyu nguyu amubwira kubaho, nta supaneti yamuhaye, nta mituweli yamusigiye, nta n'umwenda yamuhaye, ariko amuhaye ijambo rivuga ngo genda ugire gute, genda ubeho. Muri baho y'Imana harimo byose umuntu akenera. Uyu mwana ntiyabeshejweho n'ikindi, ni ijambo rimwe ryavuzwe n'ufite ubushobozi rivuga ngo genda ubeho. Ntago nari mukuru cyane, nari muto, nari mfite imyaka 7. Iwacu ni mu Bisesero i Karongi, Imana yandokoreye 94. Habereye byinshi, habereye amateka menshi. Ababyeyi bacu bageze ku kigero bajya guhangana n'interahamwe, ariko imbaraga zibabana nkeya. Ku itariki ya 6 mu masaha y'umugoroba nari ndi kwa sogokuru, twabaga mu nzu y'ikigonyi y'ibyase, harimo abatazizi. Tugiye kumva twumva marume witwaga Yosefu, twumva arakomanze, barakingura. Ndabyibuka yari afite esume ku rutugu, aratubwira ngo
bamaze kurasa indege ya Habyarimana, kandi ku misozi hari induru. Urumva bo bari bazi byinshi, twe nta nibyo twari tuzi. None ndagiye, buri muntu wese ashaka aho ajya akiza amagara ye. Nibiba ngombwa ko twongera guhura tuzahura, nitudahura kandi ubwo nta kundi. Agenda ubwo ngubwo, we ntituragira n'amahirwe yo kubona umubiri we ngo tuwushyingure mu cyubahiro. Ntago tuzi niba yaraguye mu mazi, ntago tubizi. Sogokuru twari turi kumwe aratubwira ngo nitujye mu nzu turyame. Twari tutarumva aho bigana, tujya mu nzu, ariko tutararyama kumbi bahise baza. Bona abantu benshi baza amaseri, ariko hari ikintu bita udupata twakoreshwaga mu cyaro. Nta kantu nyine gafunga ku buryo ushobora no rwose no kugakushukuza n'imbaraga kakavaho. Kumbi baraza bahita bashyiraho ingufuri, barafunga, bahita batwika ya nzu twari turimo. Twabwiwe n'iki ko inzu yatangiye gushya, nuko twagiye kubona dutangira kubona ibishira bimanukamo imbere, tumenya ko bayitwitse. Twarwanye no gukubita rwa rugi rw'inyuma dusohokamo, inzira nshya nta na kimwe twasohoyemo. Tumenya yuko bya bintu ntabwo ari imikino. Umwe yanyuze ahangaha, undi yanyuze ahangaha, dutangira inzira umuntu atabona uko asobanura. Ku myaka 7, induru ku misozi. Twari dutuye hano ku gasozi hitegeye rwose ahantu, induru ku misozi. Twatatanye ubwo ngubwo. Ngira umugisha muri uko gutatana, nkubitana na wa mugore wa marume umwe waje kutuburira. Yaragiye ntiyajyana umugore n'umwana, yari afite umwana we w'imfura w'amezi 7. Dukubitanye arambwira ati rero ntuze kunsiga, dukomeze tubane, basurage umfashe uyu mwana. Nta kibazo. Wabonaga bwije kumva ntiburi buze guki, wabona bukeye ukumva ntiburi buze kwira. Nta cyizere cyo kubaho cyari gihari. Ariko mumera Imana icyubahiro. Aho umuntu atabona icyizere cy'ubuzima, Imana ikabona arahari. Abavandimwe barapfa, inshuti zirapfa, bamwe tumenya aho baguye, abandi ntitwahamenya. Ndabyibuka ko umuntu wa nyuma nzibishe ni umugore wa marume, uwo twari twihishanye. Kubera inzara no kutabona icyo umwana yonka, umwana ararira. Abari bari hafi aho ngaho bashakisha abo bica, bumva ko harimo umuntu, baje nk'iyagatera, baraza bakuramo wa mugore wa marume, ariko nge ntibambona. Baramujyana bamwinjiza iwe mu nzu, inzu y'amategura ndayibuka. Icyambwiye ko bamwishe, nagiye kubona mbona umuvu w'amaraso unyuze munsi y'urugi usohotse nkureba. Mbona basohokanye kakana k'amezi 7 bagafashe nk'uko mfashe iyi telefone, bashyira hanze mu mbuga. Yafashe ubuhiri akubita mu mutwe wako rimwe. Aho nari nihishe, nasanze buryo umuntu apfa mbere yo gupfa kubera ubwoba. Nanjye nsohokamo, bavuze induru bati dore wa mwuzukuru kwa Sipiriyani nawe twari twamubuze, uri sogokuru ubyara mama. Nindabizaniye kuko ababikoraga bari abaturanyi, twari tuziranye, bicaga uyu nguyu bakamenya ngo bashigaje uyu nguyu.
ndabizaniye. Wari umaze kubica mfata ukuboko aranjyana anyicaza imbere y'iwabo ku giti cy'avoka cyari gihari. Aranyitegereza arandeba arambwira ngo ngiye kukugira nkuko nagize abandi. Ndaceceka. Ukuboko kumwe kwe gufata igikanu cyanjye gutya, ukundi gufata wa mupanga ukiri kujejetaho amaraso. Nta mbabazi yari afite. Iza atagiriye uw'amezi 7 ntabwo yari kuzigirira uw'imyaka 7. Aramanura agiye gutema habura nka santimetero urutoki ngo umupanga ugere ku gikanu, ukuboko kuri broka. Kubura ubwamanuka, kubura ubwazamuka, kandi uko kwiborotse niko gufite umupanga ugiye kuntema. Nta kindi yari kubikoraho. Aranyitegereza abura icyo akora, arambwira ngo haguruka ugende, kuko yari yagiye kunyica wenyine. Abandi bantu bari bari kumwe, abandi basigaye bashakisha, abandi ajya kunyica wenyine. Abonye bidakunze arambwira ngo genda. Nagiye ntizeye kwa ndetse ko biri kose ndagenda. Arankurikiza uriya mupanga, nsubiraho najyaga nihisha mu cyobo bari baracukuye bakuragamo ibyondo byo kubamo amatafari. Uko yahavuye ntago mbizi. Icyo nzi cyo ni kimwe, nuko nasize ahagaze muri ya position yafasha agiye kuntema. Mu Bakorino haravuze ngo iya turokora urupfu rukomeye iracyaturokora, kandi twiringiye ko izakomeza no kuturokora. Reka tubabwire Imana itari y'amagambo, reka tubabwire Imana twabonye ikura umuntu mu rupfu. Imana ijya kundema nawe yanje kubaza, nabikoze mu kwishaka kuko yari yaragambiriye. Igihe nari mu nda ya mama nawari uzi imibereho yanjye, uko nzabaho byari ibanga ry'Uwiteka Imana ihoraho. Yangeneye iminsi yo kuvuka, ishiraho n'umunsi wo gupfa. Yangeneye igihe cyo kubiba, ishiraho igihe cy'isarura. Iyo ubuzima bukunaniye, inshuti zose zigushizeho, umurima nikura kucyavu, uzicarana n'abakomeye. Tuzamura amaboko duha Imana icyubahiro. Imana niyo yagennye iminsi yawe yo kubaho. Abakiriho umwanzi atabishakaga, tuzamura amaboko duha Imana icyubahiro. Yaratwimanye uwo Yesu, inshuro ibihumbi n'ibihumbi, sibanga kandi sibanga. Barabizi ejo yaraturamiye, dushire buri munsi iyo twibutse iyo neza. Abo yimanye twongere tuzamura amaboko tumushimire. Amen. Twongere tuzamura amaboko dushimire Imana. Mwami wanjye Yesu, uri ngami nyigira, ungo
si imbere n'inyuma singikangwa na satani ngo si imbere ubwo si imbere n'inyuma singikangwa na satani Ami wanjye Yesu uri ngabinyigira ubwo si imbere n'inyuma singikangwa na satani ngo si imbere ubwo si imbere n'inyuma singikangwa na satani. uyu mwana watawe ku gasozi, uyu mwana utabona icyerekezo cy'ubuzima, ariko ifite ubushobozi mu kiganza cyayo iravuze ngo genda ubeho. umwe ngo yigeze afata akanyugunyugu mu ntoki abwira uwamurebaga ati mbwira hano mfitemo akanyugunyugu, ni kazima cyangwa kapfuye? undi ati nshobora kuvuga ko ari kazima, ugahita ugakanda ukakica. nshobora kuvuga ko kapfuye ukakarekura kakagenda. ubuzima bwako buri mu kiganza cyawe. ubishatse wakabesha, unabishatse wakica. ntawamenya icyako, bizwi nawe kuko ari ugafite mu kiganza. hari igihe amaboko y'abantu yaturekuye agira ngo ubuzima bwacu burarangiye, ariko yaturekuye aya Yesu akidufashe. mbibutse ko ubuzima bwawe butari mu kiganza cya mama na papa, ubuzima bwawe buri mu kiganza cy'Imana. nagize umugisha narawugize wo kumva ijambo rya nyuma mama yavuze mbere y'uko apfa. baba bamutemaguye avirirana, afite ibikomere umuntu atabona uko asobanura, aransindagirana anjyana mu baturanyi, arababwira ngo ngewe ubuzima bwanjye burangiriye ahangaha, ariko nimugira umugisha gukomeza kubaho muzanderera umwana. yijishura igitenge yari yihambiriye mu nda kubera inzara, kubera gusonza. bajyaga bafata ikintu bagahambira inda. arakijishura, arababwira ngo n'ubundi nihambiraga kubera inzara, ubuzima bwanjye burangiriye ahangaha. iki gitenge muzadodesherezemo umwana wanjye agashati, basajya akareba nyibuke. hari aho umubyeyi agera akananirwa, yarabuze icyo akora. aranyitegereza mbona amarira ashotse mu maso, ariko ashokera mu maraso. arambwira ngo mwana wanjye ngusize mu maboko y'Imana. arabizi ko nubwo yananiwe, arabizi ko n'ay'abaturanyi ejo yananirwa, ariko yibuka ko hari atajya ananirwa, ay'Imana atajya ananirwa. reka nkubwire ngo ay'abaturanyi koko yagezeho arananirwa, ariko ndashimira y'Imana n'ubu ntarananirwa. niyangejeje aho ngeze, niyangiza uwo ari we, ni amaboko y'Imana yansizemo. ejo we naricaye nyine ntibishoboka, ariko yaza kuba ariho ngo arebe ko amaboko yansizemo, angize umugabo, papa w'abana. amaso yarabibonye ibyo wakoreye muri twe, imitima irabihamya wo kuri Imana igira neza. amaso yarabibonye ibyo wakoreye muri twe, imitima irabihamya wo uri
umutima wawe ni ubizi. Nyura mu buzima bugoye, narerewe mu ngo zitandukanye. Reka mbabwize ukuri, ntabwo nari nzi ko nzitwa papa w'abana, ntabwo nari nzi ko nzaba umugabo, ntabwo nari mbizi. N'umwe mu bo twasigaranye yandeba akambwira ngo uzapfa utikamiye nayimbwa, we ntacyo uzimarira. Wagushyira mu ishuri ubundi wakwiga ukavamo iki? Isi yabonaga ntacyo tuzavamo, ariko kuko hari baho y'Imana. Ibyo unyuramo biruhije nshuti, n'iby'igihe gitoya n'ibihoraho, ibigatume uteshuka kureka Imana, Mana idahemuka tuyizera. Yasezeranye kwizabana nawe no mu bihe nk'ibyo biruhije, nubwo isezerano ryayo risa naho ritinda, ntabwo rizahera. Mbona amaboko y'Imana. Ayo mateka yatumye mba mayibobo 2008, nari mayibobo mbano muri Eto Kicukiro 2008. Nunzwe n'ibyo kurya byo muri puberi, ndara muri toilette kuri Ruwanje Gikondo. Hari igihe nararaga ngenda bukankeraho, aho ngeze ndushye nkicaraho ku giti nkegama nkasinzira, ejo ntahabona. Ariko najya gusenga, najya imbere y'Imana, nkumva abahanuza tumva uko Uwiteka avuga. Hari waririmbye ngo ni Imana ivuga iherezo kandi ihagaze mu itangiriro. Ni Imana ireba mu nda y'ingumbi ikabonamo ishyanga rikomeye. Kumbi ntabwo yarebaga John w'uwo munsi, yarebaga John w'ejo hazaza. Reka nkubwire pastor, kimwe mu byatumye Imana ikurinda, ntiyarinze Steven w'icyo gihe, yarinze Steven w'uyu munsi. Yabonaga itorero rizavuka kubera wowe. Ntabwo Imana yakurindiye icyo urico, Imana yakurindiye icyo uzaba cyo. Dushimira Imana, tuyizamure amaboko. Biriho byinshi biracyariho, ibyatuma tuza imbere y'Imana dushima, nubwo twaba tunyura mu bigeragezo, hari byinshi byatuma dushima. Nimuze nshuti dufatanye tubyumve kimwe birakwiye, ibibazo byose twibaza mu mitima, Imana ibifitiye ibisubizo. Abumva hari impamvu zo gushima, tuzamura amaboko dushimira Imana, tuyazamure. Abumva hari impamvu zo gushima, dutere haleluya. Hari impamvu zirenze imwe, hari impamvu zirenze ebyiri. Abari bameze nk'igiti cyatemwe, uyu munsi twarashibutse. Niba hari ikintu kinezeza niyo mbonye abana Imana yampaye. Wari umeze nk'inshiki, uyu munsi mfite famiye. Ariko ndashima Yesu, ndashima Yesu. Ntabwo yari inzira yoroshye, ariko hashimwe Yesu wabanye natwe muri iyo nzira, muri urwo rugendo rugoye.
tuzakomeza kuvuga ni amateka yacu. Bibiliya yavuze ngo nuko yongera kumugarukaho. Iyo yakubwiye ngo baho ikurikirana ubuzima bwawe, ngo imugarutse he ibona n'umukobwa ugeze igihe cyo kubengukwa, ariko ijambo ryanejeje ngo ibona hari ubwambure butatuma bengukwa, ngo ihita ihisha ubwambure bwewe. Abantu bagira gahunda yo kugaragaza ubwambure bw'abandi, ariko ndashimira Yesu, we ntajya ahisha ubwambure bwacu, ahubwo araza agahisha ubwambure. Aravuga ngo nubwo ugeze icyo kube uri uwanjye, reka mpishe ubwambure bwawe, kuko nagiranye nawe isezerano. Twijya kuyishakira ahandi. Wowe ubwawe uri igihamya cy'uko Imana igira amaboko, wowe ubwawe uri igihamya cy'imirimo y'Imana. Nushakira Imana ejo ntayihari, yishakira hashize. Ejo hayo ntaho tuzi Imana yacu yahashize. Noneho hashize hakatwizeza ko nahazaza tuzayibona, ariko tuyizerere ko hashize hayo, hatwizeye ko nahazaza tuzayibona. Uyu munsi nibutse ko ndi umugabo nari mayibobo, icyo kinyemeza ko n'ibindi zabima. Kugira ngo tuze gusenga, Bibiliya ivuze umugenzi wari mu rugendo nk'abandi, ngo ahura n'abambuzi bamugirira nabi. Ijambo rya mbere, baramwambura ibyo yari afite byose. Ijambo rya kabiri, ngo baramukubita benda kumwica, ngo bamusiga ashigaje gato. Hari ahantu Imana yaturokoye habura gatoya, bakagira ngo byarangiye. Ati nimurekera aho byarangiye, kariya nakuka kanyuma. Ariko kubera umugambi Imana imufiteho, uyu munsi akaba ari muri iyo nzira yakubitiwemo. Ngo hari harimo n'abandi bagenzi, ngo umutambyi ahageze, ngo yaramubonye, ngo abona yenda gupfa, ngo arakikira arigendera. Hari abantu batugezeho babona tumeze nabi, barakikira barigendera. N'umutambyi n'umurewi bose ngo barahagera, baramubona, babona yuko atararangira, ariko ngo barakikira barigendera. Ariko muri iyo nzira ngo hari harimo n'umusamariya wuzuye impuhwe. Yabivuze kandi utabivuga yaba ari indashimwe. Izi nkotanyi zaje nk'umusamariya w'impuhwe, zaje nk'umusamariya w'impuhwe, zemera kwikorera inkomere, zemera guheka abana zitarabyara, zemera. Ngo uyu musamariya w'impuhwe nawe ngo ari mu nzira za, ngo ahageze aramubona, ariko ngo we yumva yuzuye impuhwe n'imbabazi abandi batamugiriye, ngo aramwegera. Ahagarika urugendo rwe, ngo arabanza yegera uyu muntu wagiriwe nabi. Ijambo rya mbere, ngo amwomoza amavuta ya elayo. Ndashimira Imana yatwomoye ibikomere, ibigaragara n'ibitagaragara, ibizwi n'ibitazwi. Ndashimira Imana yatwubakiye aho badusenyeye, kandi katwubaka birenze uko twari twubakitse. Ahari hameze nk'amatongo, uyu munsi ntakiri amatongo. Abari barakomeretse, ndashima Yesu wabomoye ibikomere. Ngo amwomoza amavuta ya elayo. Ijambo rya kabiri, ngo amushyira ku ndogobe. Gatatu, ngo amujyana mu nzu y'abashyitsi, ngo aramurwaza, ngo asiga idenari ebyiri, abwira nyir'icumbi ngo ukomereze aho naringereje, ibizarenga ku byo nsizi nzabibazwe. Hari ibiguzi
iyi leta y'ubumwe yatanze kugira ngo wige. Abararaga hanze ntibakirara hanze, abari imfubyi ntitukiri imfubyi. Imana yaduhaye imiryango. Bamwe ni abayobozi mu nzego zitandukanye. Igiti cyarashibutse kubera abaho y'Imana. Ndashima Yesu. Ndashaka ko tuza gusenga dushimira Imana. Tuzakomeza tuvuga imirimo y'Imana, nta n'uwabivuga ngo birangize. Urugendo rw'imyaka 29 harimo byinshi umuntu atavuga mu isaha imwe cyangwa ebyiri. Harimo byinshi. Aho tuvuye niho hakomeye, aho tujya niho heza, kandi imbaraga zihatugejeje ziracyari kugira ngo zikomeze zikora umurimo mwiza. Nigeze njya iwacu, umuntu umwe arambona kubera yarazi ibyo yakoze, arahunga. Ndabandi kuki uri kumpunga? Araceceka. Ndabandi ho yahumura. Humura. Ntabwo nje kwihorera. Ashimwe Yesu. Twibutse iminsi ya kera, tuyiramburiye amaboko. Ndashaka dusenga. Haracyariho ibyiringiro. Dukomeze twibuke kandi twiyubaka. Mana, turagushimiye kuri Imana nziza. Mana, tuguhaye icyubahiro. Zavuga iyo neza
iyo neza, nzavuga iyo neza, nzavuga iyo neza iriho. Haleluya! Tuzamura amaboko dushimira Imana. Umutima wawe wuzuye indirimbo nyinshi zo gushima icyo wankoreye. Narindi turo mfite ryo gutura agira umutima utegeke umutima wanjye wuzuye indirimbo nyinshi zo gushima ibyo wankoreye. Narindi turo mfite no gutura guhaye umutima utegeke. Nzavuga iyo neza, nzavuga iyo neza, nzavuga iyo neza nyiriho. Nzavuga iyo neza, nzavuga iyo neza, nzavuga iyo neza. Bosa kota kainde de bosa. Haleluya! Tuzamura amaboko dushimira iyo neza y'Imana. Tariwa sana poladra. Adotakita sira wadra atopaladra. Abibutse iyo neza dutara. Haleluya! Jati yararibye ngo nyuma yo gupfa warongeye urazuka, niwazuka n'inzigo uzuka n'imbabazi, ngo witegereze nicwa n'isoni z'ibyo nakoze. Urambwira uti nshuti yanjye humura. hashimwa Yesu utarazukanye inzigo. Twongera tuzamura amaboko dushimira Imana. Twongera tuyazamura yokabya. Twongera tuyazamura dutere haleluya. Haleluya. Bahaguruke dusenge, bahaguruke dusenge, bahaguruke dusenge. Twongera dushimira Imana yokabya. Mana uri mwiza, urera cyane, ineza yawe Mana we ihinduka urera. Dola anafosera da ibihe byangezeho bintera kwiheba, nareba imbere yanjye nabona umwijima, niko kugira ubwoba ndataka cyane. Mwami ko wambwiye ko utazansiga jyenyine, mbese uri he, mbese uri he, mbese uri he, mbese uri he. Geraho nshobewe ncitse intege, niko kumvishwa ijyiwe rimbwira riti uru rugendo rwawe ninjye warutangije, ni nanjye uzarusohoza. Uhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba, uhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba, uhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzabayo. uhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba. Abihetse dutera haleluya. Hallelujah. Twongera dutera haleluya. Hallelujah. Zamamaza intsinzi ya Yesu, nzavuga gukomera kwe, sinzahwema kubibwira abazankomokaho. Yesu ni ntwari mu ntambara, ntajya ananirwa, arakomeye.
ikizanira ubwoba yarafashe maze amwindura nk'ibirimi by'umuriro umugenda atwika ndasenya kubw'izina rya Yesu nakomeye twese haleluya Hallelujah. Mana turagushimiye kuri Imana nziza tugushimiye ko wavuze ngo tubeho none turiho we magufwa yumagaye Mana turagushimiye ko abari impindu uyu munsi ni abagabo abandi ni abadamu abandi ni abasore n'inkumi batabonaga icyizere cyo kubaho uyu munsi bariho reka tugushimire urukundo ruramusaga ati genda ubeho bya bihe byari bikomeye warabinduye Mana Mana nzagushimisha umutima wanjye nzavuga ibigwi by'amaboko yawe nzavuga ineza wagiriye bya bihe byari bikomeye warabinduye Mana imbere yacu hari hacuze umwijima w'icuraburindi hirya no hino nta nzira yariho yo gutabarwa Mana we waje nk'umurabyo uradutabara waje nk'umurabyo uradutabara waje nk'umurabyo uradutabara waje nk'umurabyo uradutabara Mana tugukomeye amashyi tugushimira ko twabayeho kandi turiho kandi tuzakomeza kubaho kubera ko umugambi wawe ari mugari kuri twebwe ongera ukomerwa amashyi uvugirizwa impundu n'abimutse neza babonye mu izina rya Yesu Kristo amen Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu genda ubeho mu izina rya Yesu Kristo